Muraho nshuti mujya mudukurikirana ku rubuga Izere Yesu, murabona muzehe ari kwirira akantu k'akarindazi, arajaje gushima Imana. Namwe mwamukurikiranye nimukomere cyane, arabasuhuza. Muzehe uri kubasuhuza. Muraho neza nshuti z'Imana, abakurikiye Imana, abakurikiye Yesu, muraho neza. Reka tubasuhuze kuko tumaze igihe kirekire tutabonana. Muraho neza. Ya muzehe rero urakomeye rwose, ndakubona umaze iminsi manange kugakanda imekenyeho. Aha bese muzehe abantu bamaze iminsi bari muri shimwamana, bashima Imana y'ibyiza yabakoreye. Imana yarinze abanyarwanda, Imana irinda igihugu cyacu, Imana irinda ibintu bigiye bitandukanye tubamo n'ubu buzima bwa buri munsi. Muzehe urakomeye. Abantu badukurikirana rero baravuze ngo komera cyane. Yego ubundi kugira ngo tumenye yego bituka ku mubyeyi. Yego umubyeyi, mwiyumvire namwe rwose. Tuzanye ikiganiro gishyushye gikaze kirimo amagambo menshi. Agiye kuvuga kuntu tugomba kubaho n'imyaka agezemo, natwe n'intangiyeho ndimo. Bana mubashe kubumvira ababyeyi kugira ngo mubashe kuramya bana. Ari kuvuga ku bana. Yego niyo impamvu turamye tukadurangira imyaka 75 nuko tubaha ababyeyi. Iyo umuntu yubaha ababyeyi akubaha n'Imana, umwana umwongera uburamye kandi nta kibazo. Ntabwo ari umubyeyi umubyara wenyine gusa, n'ababyeyi bose mugerageza kugira ngo mukunde ababyeyi bose, abasaza n'abakecuru, abantu bageze mu zabukuru bakunde, kuko n'Imana yatumye barama. Imana yatumye bageze ku munsi none kuri uyu munsi w'itariki y'igihumbi kimwe magana 2026, ndetse mu kwezi kwa munani mu itariki 18 n'Imana yatumye turamuka. Twagombye kuba twavuye muri uyu mubiri, ariko ntabwo ariko Imana yashatse ko tubaho. Niyo mpamvu turi kubyira umugati, kandi ni Imana yaremye ikimera cyitwa ingano. Iyo turiyeho gutya kumva biryoshye, ubwo buryo rero buturuka n'Imana yabisize muri iki kimera, aricyo cyitwa ingano. Niyo mpamvu tugomba gusangira na bagenzi bacu. Twaba tubonye icyo Imana iduhaye tugasangira na bagenzi bacu, kugira ngo Imana ibishaka, kugira ngo Imana iduhe umugisha. Ariko nitugira tukarya Imana iduhaye twenyine tutabihaye bagenzi bacu, nta mugisha tuzabona. Niyo mpamvu Imana itwongerera uburame, niyo mpamvu itwongerera kubaho, niyo mpamvu itwongerera imyaka, niyo mpamvu itwongerera ibimera ikabibeshaho. Mutegereze ibyo bibaho, ntabwo bimeze nkatwe, ariko bibeshwaho n'Imana. Ubundi reka tuvuge ku giti. Agiye kuvuga ku giti, mwiyumvire rwose bavandimwe. Yavuze no ku burame, turabisobanuranye. Kiri aho ngaho, ariko n'Imana ikimera cy'igiti twakigeranya n'umugabo. Yego tugiye kuvuga mu magambo makeya. Twakigeranya n'umugabo uri mu rugo, yazanye umugore ni ishami. Gatongere tubisubiremo. Yego abana ni imbuto cya giti cyera. Haleluya. Niyo mpamvu wa mugore we udashobora gusuzugura umugabo wawe. Niyo mpamvu umugabo ari umutwe w'urugori kuko Imana yamuremye. Muzehe uraho utivuze ku bagore, uvuze ku bagore ukuntu ngo muri iyi minsi bateye kujya bitwara neza bamwe na bamwe. Ese ibi bintu bimeze bite muri sosiyete nyarwanda? Ukuntu bimeze rero, abadamu ndabasaba kugira ngo bumvire abagabo, kubera ko nutumvira umugabo ntabwo uzobiteure. Imana yashyize hano ku isi ishyiraho umugabo n'umugore kugira ngo bariyobore. Niyo mpamvu rero tutagomba gusuzugura iryo jambo Imana yashyizeho. Niyo mpamvu udashobora kujya hejuru y'umugabo. Imana yatanze imbaraga, cyangwa se yatanze imiburo, yatanze gahunda yayo y'uko umugore agomba kuva mu rubavu rw'umugabo. Niyo mpamvu adashobora kuva mu rubavu rw'umugabo. Aho ngaho rero ntabwo ushobora kuba wabihindura ngo bishoboke. Niyo byagenda bite bishoboka. Itegereze, ese umugabo ameze gutya, uzitegereze imirimo umugore akora mu rugo. Usanga niwe ubyara, niwe urera, niwe wonsa umwana. Umugore avunika cyane. Niwe uteka, niwe ujya kuvoma, sasa niwe usegura. Ariko umugabo ntabwo ibyo yabihawe, nta nubwo afite ubushobozi bwo kurera umwana, ntabwo agira, nta nubwo yakonsa umwana ngo bishoboke. Wa mubyeyi we ukigira umugabo umwana ufite amezi 6 ujya ngo azamumarira, itegere niwe ubikora, Imana izabikubaza.
reka turekera aho tuwe kuvuga byinshi ariko abafite ugutwi bumve kandi hari abo tubireba hari n'abo tutareba. Inshingano ni iz'umugabo n'iz'umugore biratandukanye nawe wa mugabo ugomba kumenya yuko umugore wawe ugomba kumukunda ko yavuye mu rubavu rwawe, ugomba kumwubaha ukamenya ko ari itunda Imana yaguhaye, ukamenya ko ari ishami Imana yaguhaye. Ntagomba kubaho umusizi n'abana wabyaye uzabyarana, ntagomba kubasubiza ngo bafate nabi bakubite ubahuragure kugira ngo Imana itazabikora. Yego muvandimwe muzehe, rero ni ibibazo ngiye kukwibariza bigera muri 6. Icya mbere wavuze ku rubyiruko, ukuntu urubyiruko rutakibaha ababyeyi. Icya kabiri uvuga ukuntu muri iyi minsi twakagombye gushima Imana yaturinze. Icya gatatu uvuga ukuntu Imana itanga uburame ku bantu basenga. Icya kane uvuga ukuntu abantu bakagombye gusabana bagasangira na gutya turi gusangira. Icya gatanu uvuga ukuntu abantu bakagombye kwitwararika muri iyi minsi kuko iminsi turimo iraruhanyije. Icya gatandatu ushoreje ko Imana yaremye umugabo irema n'umugore, umugore yakagombye kugendera ku mabwiriza y'umugabo. Ibyo bibazo rero nibyo tugiye kuganiraho 6 nabivuze abantu babyumve, ari abadukurikirana kuri uru rubuga natwe twicaya. Ese muzehe, muri ibyo byose mvuze icy'ingenzi nyamukuru umuntu yakagombye kugenderaho n'abadukurikiranye bakagombye kumva ni ikihe? Babwire. Icya mbere no kubaha Imana. Haleluya. Iyo wubashye Imana ibindi byose wabayiranye, kuko ntabwo wakubaha Imana cyangwa se ngo ukunde mugenzi wawe udakunda Imana ngo ushoje. Imana rero niho bizingiye ku Mana, reka dukunda Imana ariyo yaturemye, ariyo yaduhaye byose. Haleluya. Byose bikubiye muri ijambo Imana. Dukunda Imana niyo tuzakundisha n'abandi bacu. Yego. Ndetse iyo tuzayikunda kurushaho kuko ariyo yaduhaye ibyo byose, ariyo yaremye ibyo byose, ibirimo byose n'ibiyuzuye. Imbaraga dukoresha ni Imana yaduhaye, iminwa tuvugisha ni Imana yaduhaye, amaso turebesha ni Imana yaduhaye, amaguru tugendesha ni Imana yaduhaye. Nta kintu na kimwe umuntu ikintu kigiye kugeze yikorera yiremera ngo akishyure. Yego. Ubushake bw'Imana. Haleluya. Impamvu tugomba kwikunda buri munsi turasenga utatuzi. Niyo mpamvu tugomba guharanira buri munsi kugira ngo dusenge Imana, dukunde Imana. Nidukunda Imana abandi bose n'ibindi byose tuzabakunda, n'abandi bose tuguberetewe no gukunda Imana. Muzehe, rero abantu benshi bajya bibaza kuri uru rubuga rwacu Izere Yesu tujya dukoreraho ibiganiro, ese ni iki twakwisabira abantu badukurikirana? Icyo twasabwa ni uko bagomba kuba maso. Haleluya. Iyo umuntu amaze kumenya Imana, amaso ntabwo agomba gusinzira, abona umugisha, ntabwo agomba guhunikira, abona ibiryo, abona ikidasanzwe cyose cyose, abona amafaranga, abona umwuka w'Imana, Haleluya. abona umwuka wera. Yego. Iyo agiye hose kandi nta kimubaza. Yego. Yego, muratera ko natwe kubwo gutangaza nta muntu waduhebye, nta muntu watwohereje amafaranga, twewe twishatsemo igisubizo, turaza turabereka yuko ubu hari icyo Imana iri gukora turi kurya. Muzehe wanjye arakomeye, ameze neza, muramubona ko arakeye, amaso yaramaze iminsi arwaye ibintu bisa nk'amaso ariko biri kugenda bikira. Muzehe, ntiwashima n'Imana? Muze ku isoko y'agakiza Aywe. byacu Yesu arimbazwe, Yesu yewe Yesu mwama himbazwe, aywe izina rye ryogezwe, ngwino ku isoko ry'amaraso arakubabarira. Murabona ko muzehe ameze neza, nanjye meze neza, kuri urubuga rwacu turakomeye, turashima Imana. Ese weho ni icyo uri gukora? Waba uri gusangira na bagenzi bawe nk'uko natwe nge na muzehe tubigaragaje ko gusangira gufashanya ari byo bikwiriye? Icyo ni ikibazo, subiza nawe. Ibiryo byo kuzateranya na mugenzi wawe tuzapfa inda tuyubakire, ariko nutanga uzaha azakwibuka, azagusabira umugisha. Yego. Nudatanga se uzabona ntacyo uzabona. Niyo mpamvu tugomba gusangira ibyo tubonye Imana yaduhaye, tugasangira na bagenzi bacu. Imana ishaka ntaho nubwo tugomba gusubiza iby'isi tuzabisiga hano ku isi, tugende gutyo. Iby'ijuru tuzaba twazigamiye, tuzaba twarazigamye we, abandi bazabisigarana, abandi bazabisigarana Mana we. Rero bantu mudukurikirana ku rubuga Izere Yesu, murumva ko umusiyasa ni mukuru,
ahagire amaze guca mu bintu byinshi, yabonye byinshi, yabonye inshuti, abona abavandimwe, abona abantu twirigwana, abona ababosi, abona abantu benshi, aravuze ngo iby'isi tuzabisiga abandi babisigane. Ese wowe umuvandimwe udukurikira ku rubuga Izere Yesu, ni iyihe mirimo uri gukora? Ni ikihe kintu uri gukora ku buryo bazakwibukiraho? Mwumvishe ko twibutse Betelehemu, twibuka na Ambasada, twibuka n'abandi bantu n'abandi benshi bazajya bapfa baravuze Imana, tukabamenya, tuzabivugaho. Shaka imirimo rero, shaka imirimo izaguherekeza. Muzehe rero tugeze ku rubuga tuje kuganiriza abantu bayo. Murabona ko muzehe yambaye ingofero ya gisaza, nanjye nambaye ingofero ya MTN. MTN rero niyo ituma mutubona, MTN rero niyo ituma dukora ibiganiro mukabibona ku ma YouTube, ku ma TikTok, dukoreraho ahantu hagiye hatandukanye. MTN nayo yubahwe cyane ko idutakariza amakuru. Namwe abasaza rero bivuge, abasaza natwe turahimbaza Imana kandi turemera abayobozi, tugomba kugira abayobozi mu gihugu n'abayobozi. Yego abayobozi ntabwo twifuza aho bari kugenda kuri gahunda ngari, ntabwo tugomba kugendera mu by'isi gusa, ahubwo tugomba guhimbaza Imana kurusha ibindi byose. Yego birindwa tugashimira Imana. Wavuze ko tugomba gushimira abayobozi bacu baducungira umutekano, tugashimira perezida wacu w'u Rwanda n'abakorana nabo, yemwe tugashimira ndetse n'iki gihugu cyacu muri rusange. None baba batuzanira imihanda, amavuriro, amasoko kugira ngo dukomeze tubeho. Icyo kiritambutse ni MTN rero nayo ikagomeza idusakariza amakuru. Abasaza namwe rero mukakura nk'ababonye ibintu kera bitasizeho iminara, turimo kumvikana. Abizera Yesu namwe abadukurikiye mwagombye kuba mwabimenya se MTN idahari nayo igomba kudurute. Imana irusha byose bikomera. Imana idahagaze hejuru muzehe, Imana yubawe. Turashoje rero, tugiye gusoza ikiganiro. Mubonye ko nari ndi kumwe n'umusaza, turi gukora ibiganiro, mwumvishe ibyo twavuze, mwumvishe ibyo rwose n'ibyo tuganiriye, reka dushime Imana yabanye natwe mu kiganiro. Uwiteka Mana nkuru, Mana yacu, twe turimo tuganira ku nkuru zawe z'ukuntu wagize neza, ukarinda u Rwanda, ukarinda abarutuye, ukarinda n'ibihugu bidukikije, tukaba dushimye Mana. Umusaza ashoje avuga ngo abantu bakagombye gushaka imirimo izabaherekeza. Aleluya, urakoze Yesu. Ukomeze ubane natwe mu biganiro byacu bya buri gihe. Amen.